iyo mubajije abo babyarana arambwira ngo nzajye iwacu ngo nanjye ngo ndi umugore ngo narabyaye ngo none se ngo niba narabyaranye na se ngo hano ni kwa se ngo nzajye kwa data. Abubwira ni hano ni kwa sati ariko nanjye mpafite uruhare niyo umugabo wanjye. Ese utaranyohereza kwa data iso yakubyaranye nande yagukuye ngo ibyo ntubinkangishe ngo ntabwo ngo ngomba kuzajya ngutegeka ukabyemera wabyanga tugaserera. Ubuse nyogokuru ujya umuvomera amazi ukamusenyera udukwi ko afite intege nkeya kandi atabishoboye no kumutekera ujya ubikora? Hoya mba mbifitemo ubushake ariko nyine mama akambangamira. Ubwo adahari uhita umureba ku jisho ukabikora? Niyo n'amazi afite arambwira nkamugirayo. Hari igihe nyine ashaka kunkubita nkamuhunga, noneho rero bakamubwira bati wowe uriya mukecuru urabona nta mbaraga afite, ni ikimuga, afite indwara zingahe zose zimukoraniyeho, none arananirwa no guhingira abana bawe, yarakurereye, none uriya mukecuru umushaka hirya. Urumva nta mafaranga mfite, mbonye nk'umfasha utwo tuntu ibyo bantegetse kurya, yenda mbonye nk'umuntu nk'umufasha akajya bimfashamo akamfasha akambwira atakira icyo kurya bagutegetse n'imboga n'imbuto ngo zo guhekenya z'intoryi z'ibiki ni byinshi sinshobora kubibona, nabibona ndetse nabihabwa nande uwakabimpaye n'uwo nguwo tutsiturana. None se ko dutsiturana nzajya kubisabana nabihabwa nande? Mbonye umfasha nkabona umugira neza akamfasha, nabyo byanyongerera iminsi yo kubaho mu buzima mfite. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Oh haleluya. Twongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi b'Impanuro TV. Muri aya masaha murabibona ko hari urugo rw'umukecuru tugezemo, n'urugo tugezemo dufite amakuru yuko hari umukobwa afite wamutanye abana. Uyu mukobwa rero akaba agira gutya akagenda akabyara abana hanze ariko nta mugabo afite uzwi n'amategeko. Aba bana rero akaza akabasigana uyu mukecuru akaba ari ubarera, ariko uyu mukobwa akagerekaho no kumuhohotera akamukubita rimwe na rimwe, ndetse uyu mukecuru akajya akunda kurwara n'indwara zirimo n'umuvuduko w'amaraso n'izindi zijyanye n'imitsi. Araza kugenda abigarukaho. Twamusuye rero kugira ngo tumenye imibereho ye noneho neza muri iyi minsi. Twageze mu rugo yaduhaye karibu, twamushimiye. Ahubwo reka atangire atubwira amazina ye n'ubuzima abayemo muri rusange. Ubuzima mbayeho muri rusange, yewe ndaha ndi ikimuga, ndwara umuvuduko, nkarwara imitsi, zimpaguruka, zinca inshuro, njya ari uko nabonye agafaranga umubyeyi Kagame yampaye niko kantunze. Ubwo rero uwo mukobwa akazabyara akabazana akabata hano, yagera hano akantuka n'abayobozi barabizi, baramuhanye yaranze yarananiye. Ngiyi imibereho yanjye, njya ari uko nabonye ako gafaranga umubyeyi Kagame amaye yo kagira amahoro yo kabaho. Uwo mwana w'umukobwa yatangiye kubyara abo bana ryari? Ubundi n'abana bangahe? Uwo mwana w'umukobwa afite abana batatu, yasigiye babiri, none ubaronsa uwa gatatu. Ubwo rero yenda nabazamuntana simbizi, ariko turacyari kumwe. Uwo yonsa n'uruhinja rufite amezi 3. No ubwo rero arishyira akizana, yaza akantuka akabahubwa ntuka, nkajya mu buyobozi ngaserera tugaserera, nuko mbayeho. Nkarya ari uko nabonye biyupi. Iteka ryose abakubwira nabi? Iteka ryose abambwira nabi. Niyo yicaye ahangaha ntabwo tuvugana, reka da, iyo tuvuganye aratangira akantuka, yantuka nkamubisa nkigira nko kwirembo nkiyicarira ku rugo rwanjye. Ariko se mukecuru, ubundi abagutuka aguhora iki kuba waramurereye abana yagutanye?
ubwo nanjye byaranyobeye kubera ko niwe muhererezi wanjye, nkamubwira ariko se mwana kuri umuhererezi wanjye nkaba narakubyaye, none ubu icyo ushakaho ni iki? Wabuze iki se? Mfata ayo mafaranga ya VUP naba ntarimwe amadeni yenda y'umuhinzi nkamuhamo nk'igihumbi, ubwo nakimuha ntacyemere. Noneho uwe nkamubwira ntese kuruzi nta masambu ufite ntaki, simba nariye ngo nkwime, icyo mpora ni igiki? Ese abo mubyarana bakunganira iki? Baguha iki jewe unzanira? Ubwo akanuka akankobora ngayo nguko. Iyo umubajije kubo babyarana akubwira ngo iki? Iyo mubajije abo babyarana arambwira ngo nzajya iwacu, ngo nanjye ngo ndi umugore ngo narabyaye, ngo none se ngo niba narabyaranye na se, ngo hano ni kwa se, ngo nzajye kwa data. Nkamubwira ni hano ni kwa se, ati ariko nanjye mpafite uruhare niyo umugabo wanjye. Ese utaranyohereza kwa data, iso yakubyaranye nande yagukuye? Ngo ibyo ntubinkangishe, ngo ntabwo ngo ngomba kuzajya ngutegeka ukabyemera, wabyanga tugaserera. Ariko nibyo ukora sibyo, warabyaye ndakurerera, nawe narakureze ndagukuza, none utangiye kumpinduka. Kubera iki? Nibyo bihembo utangiye kumpemba. Nicyabikoze Imana izajya iguha umugisha, jewe musabira umugisha nta kundi. Muri uko kugutonganya hari n'igihe ajya ashaka nko kugukubita? Hari igihe nyine ashaka kunkubita nkamuhunga. Noneho rero bakamubwira bati wowe uriya mukecuru urabona nta mbaraga afite, ni ikimuga, afite indwara zingahe zose zimukoraniyeho, none arananirwa no guhingira abana bawe, yarakurereye, none uriya mukecuru umushaka hiki? Bakamuhana akanga. Abayobozi barabizi, nta kuntu batagize bati wowe uriya mukecuru hinga jya umutwara neza, uhinge umucira inshuro nk'uko nawe yakurereye kandi nawe akakurera, akanga. None nigire nte, nakora iki? Ubu mumaze nko kujya mu nzego z'ubuyobozi inshuro zingahe? Twagiye mu mudugudu twahagiye kabiri. Bwa gatatu noneho umukuru w'umudugudu arambwira ati we rero mukecuru nti we jya uceceka umwihorere, nubona inzara yakwishe yenda Kagame wabonye ka VUP ujye wirwanaho, ubundi ujye uceceka umwihorere, nagukubita niho tuzamujyana mu nzego zidukuriye. None se nzamwihorera anshotora antuka ntamwakuye ntamugabuza kwa Amaze nyagura, nta mazi ambomera, Amaze nyagura 20 hano rubini iranyegereye, nginga umwana nkuriya nkamuha nka 20 akanzanira ijerekani, ko ntacyo mba nkwatse wagiye umpa amahoro. Abayobozi b'umudugudu ko baguhanye nukanga kumva, n'umukuru w'umudugudu akageza naho arambirwa ati yewe ibyanyu sinzajya mbihoramo, muzajye mwikiza nimutikiza muzarorere. Ubwo umukuru w'umudugudu akambwira ati wowe jya umwihorera, na umunsi yagukorera inkoni akagukubita urushyi akagukoza inkoni, ati wowe uzabone kuza, ati naho ubundi byo kugutuka ati sinabivamo. Ngayo nguko. Nese mukecuru, mu gihe cyanyu ugereranyije n'ubu ngubu, ubona imyitwarire y'uwo mwana wawe afite ijyanye n'imyitwarire y'umwari y'umukobwa muri rusange mu muco nyarwanda? Nta myitwarire afite. Iyo aza kugira imyitwarire, ise yarapfuye turasigarana, yari kuvuga ati mama abaye ikimuga, data arapfuye, none reka mfashe mama tujye inama twumvikane, nteke mugaburire, nawe ateke, nabishobora ateke, natabishobora yirorerere. None se ubwo njya kwivomera amazi, ubu nuruzi ko hano hariho ingufuri, urabibona ataha, sibyo? Inzu niwe wayigabanyije, ubwe nta bayobozi yazanye, inzara yigabanya arakinga, nanjye amarira hariya. Ubwo ntukira hehe iyo duhuriye mu gikoni, nangwa se iyo abonye yenda ntetse nk'uko kurya akavuga ati noneho se kwatabimpa ndabigenzane. Ubwo agatamika kantuka, ngateka nkagaburira abana, nagaburira abana akambwira ngo ese
ngo kugaburiye abana ngo wagiye uteka byinshi ngo noneho ngo ukaduha twese. Nkamubwira ntese ndateka byinshi kuha ari wowe mutoya wagiye uhaha. Imirerere y'ubu rero ntabwo ariyo yacu ya kera. Oya. Kera byari bimeze bite? Kera byari bimeze neza, nta mwana watukaga umubyeyi. Yaranakubwiraga, yakubwira ati mva imbere, ukagenda ukicara hariya ukarira ukamusaba imbabazi uti sinsubira ndihannye sinongera. Imirerere abato b'ubu rero bafite disipline zabo, natwe dufite izacu. Ntaho nabibonye umukobwa ubyaye kangahe kugira ngo ajujubye umuntu w'umukecuru udashoboye. Oya, ntaho nabibonye, n'ubwa mbere mbibonye. Abana batatu amaze kubyara, twibutse gatoya ukuntu yagiye ababyara. Uwa mbere yamubyaye byagenze gute? Ni impanuka zamugwiriye bamufashe ku ngufu? Uwa kabiri byagenze gute? Uwa gatatu nta wamufashe ku ngufu. Abamufashe ku ngufu yamaze gupfusha se, yigaga mu mwaka wari wa gatanu, wari wa gatandatu. Ubwo ahita agenda ajya i Kigali. Agiye i Kigali yaje atwite, amubyarira hano. Umwana amunsigira amuntana afite amezi 7. Abaturage bati umukecuru bamutanye umwana. None ko bamutanye umwana akaba adafite imbaraga, akaba nta muntu afite mu rugo uzajya ukorera abo bana, uriya mukecuru azabigenza ate? Ubwo ubuyobozi bakoze inama bati nimusayidire uriya mukecuru, reba umukobwa wamutanye umwana w'uruhinja, none nimumusayidire mumushyire mu cyiciro cya mbere kugira ngo azajya abona mituweli yo kuvuza umwana. Ubwo bankubise mu cyiciro cya mbere. Ubwo urumva ko yagiye avuye mu ishuri, nta wamufashe ku ngufu, reka da. Ubwo amaze kubigenza gutyo, ubwo yamuntanye afite 7, ahita agenda. Yagarutse nanone atwite undi w'umuhungu, abyara umwana w'umuhungu, amusigira afite umwana ndamurera, wa wundi akaba amaze gukura. Noneho abana ndabarera, none abana ni bakuru, barakuze rwose, nta warwaye bwake, nta wagiye mu muhondo. Nakoresheje uko nshoboye, nk'uko nanjye kera narezwe, ndabarera nk'uko nareze n'uwo nguwo uri mu babyara. None se uragira ngo mbigenze? Iyo yabagusiganye abagusigiye nka gutya amaze kubabyara, urabaheka ko mbona ufite intege nkeya mukecuru? Ntabwo mbaheka, nicara hasi nkabarira, nkabahendahenda, nkabagaburira, nkasura imboga, nkabaha indyo yuzuye. Nta warwaye bwake, nta wagiye mu muhondo. Muri abo bana nareze uko ari 2, nta n'umwe narabareze barakura. Yasanze yaraje ejo bundi asanga ari bakuru. Mukecuru, turacyakomeje kuganira. Mu kanya turerekeza ku gice kijyanye n'ubuzima bwawe. Hari indwara watubwiye ufite zituma ugira intege nkeya, ariko hari uwakumva umukobwa wawe abyara abana, akongera akabyara abandi, akongera akabyara abandi. Mukecuru, umuha impanuro? Ntako ntagize mu impanuro, ankubita, ashaka kunkubita. Wewe wahanura umwana wumva. None se nzamuhanura ko namubwiye ntese abo bana ugomeza kubyara badafite base bagaragara, badafite base baza kubareba, abo bana uzabashyirahe? Ko nta sambu iso yasize ukaburuzi ari akarima, abo bana ubyara badafite base uzaberekeza he? Uzabashyirahe? Reka rero nkubwire, umunsi napfuye wowe uzahangayika. Nurudi kuntuka, nakubwira ukantuka ngo nawe ngo wese ntiwaje ngo ntiwapfuye iwanyu nguru umukobwa ngo kaza ukabyara, ngo ntangire kambyare, ngo nzabyara mpaka. Ngaho byara. Ariko rero ntibizakurushya. Ngo nibindushya ngo nigenzi ihombera, ngo hari ubwo se ngo ari wowe uzahomba, ngo haretse nk'ibyarira ntibyara. Nicyabikoze ubyara utongera kubasiga hano, ngiye uzongera kubasiga hano. Leta irahari kandi koko niyongera afite uruhinja akongera kumusigira, nzamurega bamuhige mpaka yerekane base babo bana abatware.
nk'uko nanjye namuretse. mu by'ukuri wowe impanuro urazimuha? Ndazimuha, ntako mba ntagize, ahubwo akantuka. Namubwira nti ibyo ukora ntabwo ari byo, ahubwo ngo ndamaze ko wese ko wabikoze, ngo ubwo wowe ntiwabikoze kera. Ego nabikoze kera, twari kumwe nawe, ntiwarambonye. Uzi amavukire yanjye, uzi n'ubukure bwanjye, uzi nuko nakuze. Ngo ahenya we, ngo icyo umbwira se ni igiki, ngo nzabyara mpaka. Harantegeka nkemera igitoki mu rutoki, ngo ubu ngubu sinzajya nca igitoki, niwe uzajya umpa amategeko yo kugica. Agati nk'akariya kamboka niba keze arazana abusoroma, tuhurure tugabane amafaranga yabareye, namara kuyabara ampa ikigabane cyanjye, nawe atwara icye. Mbega niwe mugabo ntegeka hano muri uru rugo, nta kindi nakubwira. Imibereho yanyu rero mubayeho mute ku burwayi mwakomojeho ko mufite, bimeze biti? Uburwayi ngerageza kwivuza, nkagenda bakamvura, bakampa imiti nkayinywa, ariko bikanga. Ariko nkizera Uwiteka, nkavuga nti Imana yanjye ni wowe nizeye, ni wowe ungejeje aha, nta kundi nabigenza. Nzabaho nabi ariko nzabaho turi kumwe n'Imana Data. Ni uburwayi buteye gute, bwaje gute? Ni uburwayi mbega bwaje nyuma y'intambara. Nyuma y'intambara rwose nagendaga numva ngenda neza, ariko ubu ngubu singenda neza. Nyuma y'intambara nibwo nagiye kwa muganga, nabwo nari ngiye gupfa. Noneho ndagenda njya kwa muganga kuri sante Imbazi, bampa tarasiferi, njye Butare nahivuje imyaka 3. Butare bansangamo umuvuduko, bansangamo indwara ngo yitwa umuvuduko. Ubu rero na n'ubu nizo ndwara ndwaye, nta zindi. Nubwo ubumuga bw'amaguru n'uwo muvuduko dupfubiranye. Ariko ubundi kera ntabyo nigeze. Ubwo aho uri kuvuga ni nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994? Aho ndi kuvuga ni muri 90 nyine, mu ntambara niho uburwayi bwaje. Nyuma yaho hanyuma ugiye rero, hari abaragupimye bagusanzemo izi ndwara z'umuvuduko, hari amafunguro runaka bagutegetse yo kuba wenda wajya ufata kugira ngo ubashe gukomeza kugira ubuzima bwiza? Nta mafunguro mbona, usibye umubyeyi Kagame wampaye VUP, nta yandi mafunguro. Mukecuru, aho ngaho kwa muganga bamaze kugusangamo iyi ndwara y'umuvuduko, nta mafunguro bagusabye kujya urya yihariye? Amaze aho nyine nkurwariye Butare, barambwiye ngo nzajye ndya imbuto, ibintu by'imbuto, ibintu by'imboga. Noneho ndababwira ntese izo mbuto nzajya nzigura iki? Bati uzajya ureba ukuntu ubona amafaranga, noneho uzigure. Ati izihe mbuto bakubwiye ubwo? Imbuto ni imineke, n'intuza, na amapapayi, na amapera, n'ibindi bijyanye nyine n'imbuto zihingwa, nibyo bari bantegetse. Rero ndababwira ntese ko nta mikoro mfite, nzajya mbikura he? Nta sambu mfite, nzajya mbikura hehe? Nta mafaranga afite. Ati wowe uzajya ushakisha ukuntu wabibona. Ati naho ubundi umuvuduko wawe uracyakomeye, nta nubwo tuzagusezerera. Ati wowe jya ushaka ibintu by'imbuto urye. Nkababwira rero uko nta mafaranga nabona. Ubwo iyo mbibonye ndabirya, iyo ntabibonye ndabireka. Izo mbuto ntabwo wigeze uzibona? Ese nta n'ibindi bagutegetse wenda byo kurya bitari imbuto? Ibyo bantegetse byo kurya bitari imbuto barabintegetse, ariko nkabibura. Ibiryo bitarimo amavuta, bitarimo umunyu, n'inyama z'ibinure. Ubundi nkihata kunywa amazi, ariko nazajya mbona utwo tuntu tw'utubuto nkihata kuturya
kubera yuko nasubira inyuma. niko bakubwiye. Hanyuma se ibyo byose bagutegetse, hari imbuto, ubwo ni ukuvuga iyo mineke n'amapapayi n'amapera watubwiye, n'ibindi bitarimo umunyu n'intoryi. Hanyuma ibi byose ubasha kubibona, ushobora kubibona mukecuru? Reka ibyo byose nsimbasha kubibona kubera ko nyine nta ntege mfite, nta n'amafaranga ngira, ntabwo mbasha kubibona kuko singihaguruka. Ntacyo mbasha kubibona, kereka mbonye yenda nk'umfasha akajya atumpa, natwakira nkareba ko byapfa koroha gake, kuko bambwiye ko ari indwara idakira. Uko bimeze. Hari icyo wari wavuze, ubwo ni indwara y'umuvuduko, ariko ngo no mu mitsi, mu mavi harimo ikibazo. Mu mitsi, mu mavi simbasha guhaguruka, reka da, no kujya kuzana ibinini, ngomba kubyuka nka 10:00, nkagenda nicara, nkazahagera nka 6:00. Nyifata nka 8:00, 9:00 gutyo, kubera intege nkeya nyine, imitsi iba yananiye. Ubwo ngerageza kubwira muganga ntese wazantumye watuma umuntu ntabwo wamuha imiti. Atoya, ntabwo namuha imiti ntabanje kugufata ikizame cyo ku kaboko. Nuko ngayo ngoko. Mukecuru uyu ni umwuzukuru? Uyu ni wa mwuzukuru nababwiraga nyine, nasigaranye afite amezi 7, yiga mu wa 6. Ubavuye ku ishuri, agiye gukingura nyine aho nyina ari. Jewe hanjye nahakweretse, aha rero ni y'uwo mukobwa wanjye nyine. Ubwo rero akamuha urufunguzo ngo nazajya ajya kwiga, azajya aza arye yongere asubireyo. Jewe sinakwinjiramo, kirazira kiranaziririzwa. Sinshobora nicara imbere y'umuryango, nangwa se nashaka nko kuryama nkaryama hanze, nangwa se nkajya mu cyumba cyanjye aho yampaye nkiryamira. Umwana rero akaza, yaba yamusigiye ibiryo, ubonye ko yamusigiye n'urufunguzo, nibo bahakingura, jye sinjya mpagera bibaho. Reka. Uyu niwe nyine nakubwiraga wifuraye. Ubwo rero yavuye kwiga, amusigira urufunguzo, akaza akarya, yamara kurya kongera agakinga. Imfunguzo zabo nibo bazigira, nta rufunguzo rwabo ngira hano. None se mukecuru, wowe ntushobora kubwirirwa utariye kandi hano ibyo kurya bihari? Nshobora kubwirirwa nyine iyo imiti yananiye, nkananirwa no guhaguruka, ndafunga nkabyihorera. Yenda nakumva inzara inyishe, nkanywa amazi, nangwa se ngasoroma nk'utuboga, nanjye nkateka, ninjira mu cyumba cyanjye ngateka, ntajya ngaburira, nanjye simugaburira. Afite iyo nkono abana yabankuyeho, kuko yasanze bamaze gukura, arabafata abankuraho. Ngayo nguko. Ese ubu ubona utubaraga two guteka, kunama mu ziko kuri iyi myaka yanyu mufite? Ndakambakamba, inda nimbi cyane. Umuntu arapfa ariko inda ntipfa. Ubwo ndakambakamba nkatora nk'udushara nk'udukwi nyine mu rugo, sinjya kuzitora ku gasozi. Kereka iyo nabonye agafaranga nkajya nko mu isoko, nkatuma nko mu isoko bakangurira, nkatuzana, nuko ngateka nkarya. Ubwo uriya mwana yava kwiga, yenda nyina ntabyo afite, nkamubaza ese mwana, nyoko hari ibiryo yagusigiye? Atoya, ati nta bihari. Ubwo byaba bihari, nyina adahari, nkarura ibiryo, umwana nkamuha, kuba umwana kongera akajya kwiga. Ngayo ngoko. Nuko bimeze. Noneho nkamubwira ni wowe uravuga ko ahanjye ari hanini, noneho niba ari hanini, ahawe ukaba uvuga ko ari hatoya. Uri mutoya, atisha nk'uko abandi batisha, noneho uhinge uzarebe kongera mu kwawe. Ati reka da, atahubwo tuzarwanira mu kwawe. Mu kwanjye nta mpingira. Nakubwiye ko nshyiramo agafaranga mbonye ka viyupi. Nahawe na perezida, umubyeyi yo kahora ku ngoma. Nkagaha umuhinzi akampingira. Naho turwanira rero, iyo myaka mpingishije nanjye niho turwanira. Ngo sinshobora kubirya, we
atabiriye kandi ntajyamo, ntagira ati uyu ni mama arashaje none reka mufashe gukora, reka da mpinga jyenyine, none se mbabwire ngo iki? ubu ngubu ni ibihe byifuzo rero ufite mukecuru? Ibyifuzo ni uko yampa amahoro, afite umurima namuhaye nk'abandi bana, mfite abandi bakobwa babiri bubatse ingo zabo, bari ku bagabo babo basezeranye, urumva? Noneho jyewe icyifuzo mfite ni uko yampa amahoro, akajya reka kunserereza kuntuka, antukira mu karima kanjye ntagera mu bwe. Nicyo cyifuzo mfite, akampa amahoro. Ku bijyanye noneho n'ubuzima bwawe nyirizina, uburwayi ufite bw'umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburwayi bw'imitsi, ni nk'ibihe byifuzo mufite? Kuri ubwo buryo urumva nta mafaranga mfite, mbonye nk'umfasha utwo tuntu ibyo bantegetse kurya, yenda mbonye nk'umuntu nk'umufasha akajya bimfashamo, akamfasha akambwira atakira icyo kurya bagutegetse, n'imboga n'imbuto ngo zo guhekenya z'intoryi z'ibiki, ni byinshi, ariko bitarimo umunyu, bitarimo amamesa, n'amapapayi n'amapera n'intoryi, mbega imbuto zihingwa, nkaba arizo nihata kurya kugira ngo neye gusubira inyuma. Sinshobora kubibona, nabibona ndetse nabihabwa nande, uwakabimpaye ni uwo nguwo dutsiturana. None se ko dutsiturana nzajya kubisabana, nabihabwa nande? Mbonye umfasha nkabona umugira neza akamfasha, nabyo byanyongerera iminsi yo kubaho mu buzima mfite. Urakoze rero, turagushimiye. Gusa ndabona ku rundi ruhande hari umwana umwe muri babuzukuru bawe batatu washoboye kugera hano, wavuye ku ishuri. Tugiye kumuganiriza atubwire ubundi aya makimbirane y'uyu mukecuru n'umukobwa we ubyara abana, yamara kubageza hano mu rugo akaba amusigira, agatangira kumuhohotera. Ahubwo ayo makimbirane ubundi ateye ahangaha niho mu rugo umwana? Noneho ni mu rugo ahangaha ho ni kwande? Kwa mukecuru. Mukecuru mupfana iki? Ni nyogokuru wanjye. Amakimbirane hagati ya nyogokuru wawe na mama wawe hari ingaruka akugiraho mu ishuri, mu mitsindire, mu myigire? Yego. Gute? Nyine iyo ngiye nko mu ishuri ntekereza ibyo baraye batukanye, bikanjyaho ingaruka, nimenye ubwenge mu ishuri, nkurikira ibyo mwarimu ari kwigisha. Wumva hakorwa iki kugira ngo rero hagati yawe na mama, hagati ya mama wawe na nyogokuru wawe haba umutekano, haba ubuzima bwiza, nawe bikugireho ingaruka nziza mu ishuri, wigutsinde? Bahana amahoro bose, buri wese akareka kubwira undi nabi. Hagati yabo se bo birashoboka kubyikorera, cyangwa hakenewe undi muntu wa gatatu nk'ubuyobozi bwawe bafashamo? Nyine iyo ubuyobozi buje bakabunga, barongera bagashwana, nanone nyine bagatukana, ubuyobozi bukagaruka, bakongera bakabunga, nyine bikanga. Ubu se nyogokuru ujya umuvomera amazi ukamusenyera udukwi ko afite intege nkeya kandi atabishoboye, no kumutekera ujya ubikora? Hoya. Kubera iki utabikora? Nuko mama aba yambwiye ngo kubera ngo atajya ajya mu murima we, ngo ninkabimukore ngo kuko nawe ntabwo aba ashaka ko turya. Iyo mama wawe adahari se, wenda se ubundi muri wowe uba wifitemo ubwo bushake bwo kubikora? Mba mbifitemo ubushake, ariko nyine mama akambangamira. Ubwo iyo adahari uhita umureba ku jisho ukabikora? Nyine iyo n'amazi afite arambwira nkamugirayo. Mukecuru. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.